yego mu kuhakanda turahita tuza duhitamo aka sign in and VIP. Niho turi buze gukanda tuhakande. Byiza cyane, urabona yuko twatsindiye VIP ya kabiri. Twatsindiye VIP ya kabiri. Urabona nari nsanganywe amadolari 3 n'ibice bibiri. Urabona abaye n'ibice 9. Noneho tugiye gukora hano hasi kuri aka kantu kanditseho detail, turebe reward baduhaye. Reward baduhaye, urabona ko umuntu aba agomba kubikora nibura kuva saa 7 za mu gitondo kugera saa 7 n'ubundi za mu gitondo, ni ukuvuga ni saa 7. Mission and reward, sinzi niba muhabonye ahantu hanze. Kugira ngo nyine ufate impano yawe, uraza ukande hano. Muri kuhabona? Kande hano rwose, ubundi ugenda ufata impano yawe. Ubu VIP ya kabiri bari buze kuma amadolari 30. Amadolari 30 ntari make mw'abantu. Ugenda ukora wizigama, ukora utabikura. Ibi ngibi rero mbigezeho mu gihe kitarenze amezi 2, kuko natagiye ku itariki 20 z'ukwa mbere, none ubu turi itariki 16 z'ukwa kabiri. Urumva amezi 2 ntarashira. Z'ukwa gatatu. Urumva amezi 2 ntarashira, azashira ku itariki 20 z'ukwa gatatu. Ubwo rero dufata impano yacu. Iyo ugeze aha ngaha ufata aka kantu ugakandaho. Ugakandaho rwose. Hano VIP 2 pending collection. Urabona rero ko ubu impano ngiye kwitsindira. Urabona his operation succeeded. Rwose buriya mw'abantu mwe amadolari 30 ndayabonye. Reka nze nyabereke. Kuyabereka ndaza nkande hano, ndakanda hano kuri asset. Niho ndi bukande kugira ngo mbereke yuko koko ayo madolari nyabonye. Nze turebe. Urabona yuko biri gufunguka. Ngaya rwose 30 muyareba. Mwayabonye mw'abantu mwe. Aya ngaya nayo kuri VIP ya kabiri. Mu minsi mike ndaza kuba mfite n'iya gatatu ahubwo. VIP ya gatatu yizama amadolari 100 yuzuye, kandi ndabizi ko nzabigeraho mu minsi mike cyane. Ubu rero ukuntu bayikreminga ni uku, nta kundi. Amadolari 30 ndayabonye. Nawe ushobora gukora ugatangira ku madolari 50 yawe ukayatangiza, ukagenda ukora gake. Uko ugenda ukora rero amafaranga agenda aza rwose. Ubundi nawe ukagenda ukenyereraho pe. Tuje hano kuri asset orders. Urabona yuko nta bintu birenze. Nari maze gutradingisha amadolari. Reka turebe ngaho abo turi burirebe. Ubona ko nari ngeze total sale niho hari 10,088. Mu by'ukuri ngeze kuri buy total ari 9,656. Urabona yuko ntabwo ari ibintu birenze pe. Kuko nirendingisha
natangije amadolari 153, ubu ngubu ngeze kuri hafi 600 rwose, kuko ngeze 560. Reka nze nkwereke ukuntu ayo mfiteho angana, kuko nashyize kuri groupe ari kugira ngo inyungu zize. 561 niyo mfiteho. Aya ngaya rwose nawe wayazunguza ukayageraho, ntabwo ari ibintu bigoye. Ikindi kintu nakubwira ni ukwiha intego. Kwiha intego biragufasha, ukagenda urakora uzamuka, ukavuga uti nshaka kugera kuri iki. Icyo kintu iyo ukigezeho nanone ugira indi ntego, ukavuga uti ubwo ngeze kuri iki reka ngere kuri iki. Nanjye natangiye mvuga ngo nzagira amadolari 400 ubundi ndatira, ariko byaranze. Ndikuvuga reka ngire nibura 600 mbone kurutira. Nawe rero ushobora gutangira gake gake ukora ukagenda ukora wizigama gake gake, bikaza bikagera ku rwego rugushimishije nawe ukishima. Bariya 30 rero nituyateranyeho hano urabona ko arahita 690. Noneho yakoyini tuzagura vuba hano, irakoyini bari kutubwira tuzayigura rwose, kandi bizaba biryoshye kuko izunguka inshuro ebyiri. Tuzayigura 50 tuyigurishije. Tuyigurishije rero urumva yuko ni akanyungu gafatika. Nawe ubyumve ko niba waguze koyini imwe uzahita ubona amafaranga ubwo ni 50 y'inyungu. Ntabwo ari makeya rero, ni uguharanira kuzayigura. Tuzayigura amake ashoboka ari 350 rero bazahita baturivasinga andi, basigarana 0.8. Ayo yandi badusubije ariyo tuzatredingisha nyine muri iyo minsi tuzaba twahorodinze ibindi. Ufiteho 1000 bazagerayo bakuraho nyine bagusubizanye. Urumva rero ntabwo ari ibintu bibi, ni byiza. Mbere rwose irimo gukora akazi. Ushobora nawe kujoininga unyuze kuri link yacu turaza gushyira muri description, hanyuma nawe ugatangira gukora dore. Utayizi dore ngiyi ushobora nawe kuyandika muri browser runaka, yaba muri Google Chrome cyangwa se muri Opera, hanyuma nawe ugatangira dore. Hafite abantu benshi batredinga rwose, ufite abantu 6, ntabwo ari bo bamesheje VIP ngezeho. Nawe ushobora gukora gahoro ubundi ukiteza imbere. Urabona ko mfite abantu bose 27, ubwo nanjye meze nka babandi bafite inshuti zidafite akamaro. Niba ukurikirana iyi video rero nahawe gufata umwanzuro, kuko ibintu bya online business ni risk rwose. Hanyuma iyo ufashe risk, ariko kudafata risk niyo risk ya mbere ikomeye. Iyo ufashe risk biragufasha, kuko uravuga uti kama mbaye uko byagenda kose nzabyakira. Ugafata udufaranga dukeya, ugakora ukiteza imbere. Iyo biguhiriye biba ari byiza, ni wowe wunguka. Iyo byanze nanone ni wowe uhomba. Niyo mpamvu umuntu atashishikariza undi kudafata risk. Fata risk yayo ushoboye, wahomba ukabyimenyera, wakunguka ukabyimenyera. Ubwo rero inshuti zanjye, mwagerageza namwe mugakora online business ya Baby, kuko baduha sinyarize buri munsi wakwereka inshuro amaze gutredinga. Nta guhomba kurimo. Cyokoze nk'uwatangiye 50 ashobora kunguka rimwe, ashobora kunguka 0.5. Urumva yuko ntago wayatoragura, kandi dutangira wenda guhera saa 1 kugera saa 3
icyo gihe tuba turi ku isoko ducunga koko imanuka tukagura, wabona igeze ku giciro cya nyacyo ukagura. Mbese urumva yuko ntari ibintu bigoranye, buri wese yabikora. Nanjye sinari nzi gutredinga kuri Binance, ariko Berry yo yaje ari igisubizo rwose. Nashatse kujya kwiga gutredinga kuri Binance, uzi byambayeho, banciye amadolari 200. ndavuga nti sinabijyamo, mu minsi mike ngiye kubona mbona Berry iraje rwose, mpita njoyininga Berry. Ntabwo natinjije kuvuga ngo reka mfate risk ya $50, nahise njyamo rwose, kandi ubu bigeze ku rwego rwiza. Hari abatinya rero ngo Berry igiye gufunga. Izafunga ite se? Ko konti yawe aba ari iyawe, nta muntu wakwinjirira. Kandi no kubikuza, urebe ukuntu nta muntu wakwiba amafaranga. Ntabwo wabikuza waraye ushyize muri Blueberry. Kubikuza urabitegura, uravuga uti ndarara nteredinze ariko ntashyize muri Blueberry, nibucya ntabwo ndi butredinge, nta nubwo ndi bushyire muri Blueberry. Izo kondisiyo zituzuye ntabwo wabikura. Ubikura ku munsi ukurikiyeho saa 3 ukaza mu gitondo ukavuga uti ndabikuye. Iyo ubikuye icyo gihe rero amafaranga kugeraho rwose. Urumva yuko nta muntu ushobora kukwiba amafaranga, nta nubwo yayiyoherereza, nta kintu mbese umuntu yaba yakora utabiteguye. Mujoyininge Berry rwose.